ngo uyu Nyasafari yigeze no guhamagara Eva. nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi ibyo bakoze. Nimba ashaka amahoro arayabona, nimba ashaka intambara nayo arayibona. Ibintu byahinduye isura. Wari ungendanye ntasomeye abantu tutumvise verisiyo ya Nzungu n'ukuri kwe ku bijyanye n'itandukana n'umugore we Nyasafari. Mpita mubaza ikibazo kiri straight. Ese madamu, ubwo ndi kubaza Nzungu, ese madamu mwaratandukanye koko cyangwa nibihuha? Gira icyo ubwira abakunzi bawe. Ahita Kasi epizo niko nitwarika, nizere ko umeze neza cyane ukurikira gahunda zacu zose za Max TV. Twizere ko umeze neza cyane, tuguhaye ikaze muri studio zacu. Turi 2:05 dutangiye dukerereho gato cyane, ariko tuba dufite nyine amakuru. Hari ibyo tuba twabanje kwegeranya, mumaze kubimenyera. Hari abatumirwa tuzana, hari abo duhamagara kuri telefone, hari abo tuzajya twandikira bakaduha verisiyo yabo. Nta nkuru ibogamye uwo tutazatubona uyu munsi, wenda tuzatumubona umunsi ukurikiye, ariko tugomba kuzajya tubaha amakuru ya nyayo. Narakubwiye ngo nimba utarakora subscribe kuri Max TV, amakuru yazajya gucika, amakuru ya nyayo, amakuru agezweho, ndetse n'ibiganiro bishobora kukubaka ibitekerezo byacu, ibitekerezo by'abandi, amakuru ya ba nyiri ubwite. Nta kubogama guhari, tugomba gukora kinyamwuga kandi tukabaha ibintu bibafitiye umumaro. Nitwa Kasi epizo nkuko maze kubibabwira, ndi kumwe na Sini ya Rafiki, niwe turamukanye n'ubundi muri kino gitondo. Rafi, waramutse? Waramutse neza pizo. Ikintu cyitwa ebana nivumbira ebana, nakubwiye ngo mu muhogo nta buzima buriyo. Ngende kukubwira ngo namaze kwimba bimenyetso bya gripe n'inkorora byamaze kuza akavumbi. Ewe ni kenshi pe, ngewe buriya narinzi kubona inkorora ari iz'abana buriya. Ariko shambo rino minsi abantu inkorora irabisha pe. Nibi ukuntu bigenda bihinduka, ubirebera bisigaye bishyuha kurusha uko byari bimeze umwaka ushize n'indi nk'ibi yabanje. None Kigali iri so congested, abantu ni benshi. Buriya ni igice kibamo umwuka muke, nuko wenda bagenda bagerageza bashyiramo ibyanya bikomye, bongera ahantu hari green. Ariko ubundi Kigali irimo abantu benshi cyane, ibinyabiziga byinshi cyane. Uzabibona nka 11 utashye uvuye nko ku kazi, ushaka nko wituruke nko mu mujyi, ushaka nko kugera nko ku Gishushu, ushaka kugufata nk'amasaha ne wibere mu muhanda ugenda usunika. Umuntu ashobora gutekereza imodoka kuyivamo akavuga ati reka nigendere n'amaguru. Umuntu n'amaguru ashaka gutangira Remera, wowe uri n'imodoka, cyane cyane amasaha yo gutaha n'amasaha yo kuza ku kazi mu gitondo, kujya gushaka umugati. Harimo izo modoka nyinshi zire kuri byuka. Hakabamo abaturage benshi bacana, bateka, bakoresha amakara, bakoresha n'izo za gaze. Byose ni ibintu byose bizamuka, ikirere cyacu kenda kigashyuha kweri. So turashyushye Kigali, ivumbi ryinshi, wagira ibyawe ukaba utuye ku muhanda aho kaburimbo itagera hose ngo igere mu rugo, igere mu gipangu cyawe. Umuntu ugiye nanga twicaye ndumva wagira nko mu mazuru ndi kuryumva kabisa. Niryo wazanye warya kabisa. Idepye ese ko ntaje n'amaguru kwitsamura kugira gute. Abantu munywa amazi menshi, mukore siporo, mujye muri sauna. Hano hirya hari sauna nziza cyane yitwa Kwetu. Kwetu ugeze hano ku Gisozi kuri cafe, hano hazwi kuri cafe, uhita ukata ibumoso bwawe, ugatambika nko muri ibibuga umanuka cyangwa uzamuka. Ubwo kuvuza ibumoso uzamuka kuva ku rwibutso, uturutse hepfo, uturutse ku rwibutso rwa Gisozi, ukagera cafe ukata ibumoso, ukatambika nk'ibibuga bibiri. Nibwo urangiye umuntu neza. Ni metero 200. Ibibuga bibiri ukabaye ati kibuga ubu ndakirangira. Kibuga buracyo ari metero 100. Kiba ari metero 100. Ugakuba ngoze nka metero 10. Cyangwa nk'ikibuga na mini foot. N'akabuga gato. Akabari kose umuntu ageze muri iyo nzira ahita haba abari buhamenye byanze bikonze. So mujyeyo, hari sauna nziza cyane, hari agacupa kaho ni danger. Bya bintu Taifa yatubwiye
aterura bikamunanira akagurube abantu ngo ntibakunda ko umuntu ayita ingurube ngo ntago nijye ingurube ngo ni akabenzi ngo nibwo kaba kavugitse neza bagiye ngo bari umwimerere n'ingurube ni umwimerere wayo kujyana uvuga ngo mu akagurube cyo nta mbaza nuko wenda hazamo ibintu by'amadini kavuga abayisilamu tukaturebana nabi ariko rwose gihe mbaye nduyisara ni ingurube nangahe ese ntose uri umwisilamu oya ntago ndiwe ariko ingurube urayirya pe ongeye ndya ibiribwa byose byose biribwa ndabirya akabenzi ngo bakagira wayebya by'amabenzi n'ingurube ariko ingurube hari ukuntu bidasona neza ingurube wumva muri ikintu kibyibushye umuntu ari kurya ingurube hari ukuntu wumva bidasona neza wayingurube barumva yifubitse ubwiza ariko wayisabye wayigira gute kereka nyine utazi uburyo inuri uzaka kanyagwa ngo karyoha kubi ubundi ari agafoto bigeze bakora mu minsi ishize bavuga ngo bakazana ikiguru kiri mu isayo gisa nabi bagahita banayizana ku isahani ngo wakibona ngo gisa gutya ngo ukurwo kiba kimeze ngo ntiwayishyira ngo mwijigo ngo karyoha kubi rero kabisa abantu banyarukireyo muri kwetu bazahasanga ibintu byose bifuza. Ikindi amakuru aba ari menshi cyane ariko shambere yuko tujya mu yandi makuru ariko sha uyu mukobwa witwa Isupu ni umukobwa ni umugore umugore witwa akusha abagore beza barasenya kweri barako ko ntibaba bari gutenguha ntibaba dutenguye umugore witwa Eva Eva wa John nibijya bisigana ni brand rego kugeza amategeko abakibyemeza oya usibye n'amategeko rega ntago ibyo byemejwe n'amategeko ubundi cyara Eva Ruwatamu ubundi n'akantu kaka brand bikoreye Neva wa John ubundi uwagira ni n'izina ribwe ni umugore Neva akaba umugore w'umugabo witwa Yohana ariko sha mazina yose agaragara mu bitabo bitagatifu umugabo ngo batandukanye wana urumva gutandukana ubwabyo byo nyine ni ibintu bibaho ariko muri iyi situation yaje mu situation ubundi n'ujyo wumva kuvuga ngo uriya mugore ngo yarananiranye ukumva nk'umuntu avuze gutyo uwo muntu aba yarabiciye banga uriya mugore ngo yarananiranye umuntu aba yarabiciye Eva se nawe ni umuntu wananiranye donc ibivuga kugeza ubu bivuga ko yananiranye ukurikije rero ibintu byinshi bivuga ku mbuga nkoranyambaga babifite ukuri ku ruhande rumwe bifite n'ukundi kuri uzamenyekana mu gihe runaka ariko akundana kuzaguza kwashyigikirwa cyangwa se ariko akashana namubonye yananiranye mu bikiza ukuntu azi akaraga ijisho n'ukuntu akanura kunanirana ntago byamugora ntabwo ibintu byamuvuna pe uriya mugore ko nabonye akananirana kubera uko akanura se iyo ntiyaba ariyo mpamvu ahubwo nyine rega iyo hari icyiciro umukobwa ugiteretwa hari ukuntu nyine abaga yitwara none iyo amaze kuba umugore hari ukundi kuntu ahindura akitwara iyo ubonye ari umuntu wari umugore wawe wari umukobwa uko yitwaraga akiri umukobwa uko nta kintu gihindutseho amaze kuba n'umugore bikarenga no kuba umugore akaba umubyeyi akagumiza akitwara nk'uko yitwaraga akiri umukobwa my friend umunwa agakomeza akawuhengeka kuri TikTok abantu se guhengeka umunwa ni ikibazo by'ukuri hari ibintu bimeze nko kureshya ubwo icyo kintu kibaye ikibazo hari ibintu bakora bameze nk'aho bari kureshya abandi bimeze nko guha force d'attraction cyangwa imbaraga rukuruzi urumva uri kumeze nk'uri guhamagara abantu atari ko muri kundeba mwaje mukambona ubundi ko mutanduze ko mutanyitayeho nimuze munyiteho ibyo bintu rero akenshi iyo bikozwe n'umukobwa nyine ubona ari ibintu nyine bya frixe by'abakobwa nk'umuntu ugiteretwa ugishaka kwigarurira imitima y'abasore bikozwe n'umuntu w'umubyeyi akajya ubona aracyikaraga kuriya social media zigira uburyo zidutreating uzabona iyo umuntu aba umugore atangiye kuza yambaye mu buryo buri ku murongo atangiye kuza ari gupostinga umwana atangiye kuza agaragaza ukuntu ari umwana we mu buryo buri ku murongo nyine uhita ubona ubuzima bw'umuntu wahoze
ari slay queen, reka mbivuge gutyo. N'ubwo buzima bw'umubyeyi uri gutoza umwana we, ari kumwigisha kongereza, ari kumwigisha kuvuga, ukabona nyine no bwajemo ubuzima n'ubundi burimo guslaying ariko byakibyiye. Urumva ati papa na drama queen, kuko ibintu buri buzima bwo kuri social media ni highlight, ni utuntu duke umuntu ya selection akaza kutwereka abantu ashaka ko bamubona gutyo gusa. Rero iyo ukomeje ukagaragara nk'inkumi uri umugore noneho umubyeyi, uko sosiyete yakujajinga ikaza kubrandinga nkaho wananiranye, umugabo wese wananiwe ku umugore, umugabo wese abayabikunda ko ari umugabo w'umugore abikunda nyine ubwo bari kumwe. Reka turi kuvuga ku muntu watangiye uvuga ko batakiri kumwe, babe bakiri kumwe abayabikunda, yaba nabimusapotinga mubona ari kumwe, yaba anamuproteja. Rimwe n'imwe wajya kubona, eka ngo urundi rugero rw'umuntu wari ufite umugabo umuproteja kandi agakomeza akamera gutyo. Umuntu witwaga aba muri Canada ariko yitwaga ndende Nana Weba. Harya akazina azwiho n'akaye Katarina Nara, abantu bazi cyane. Sexy, super sexy, super sexy. Ni super sexy. Harimo sexy sinibuka yabasha. Yitwa super sexy, muzi umwana wo mu majyepfo. Zahu. Naka abantu nk'abo bazi. Oya ntabwo nababerwa, reka genda umuntu ukore, genda umuntu ibaza imyaka namaze nkora shopping. Urumva? Nakano gatoneretse bo. Oya rese urumva, abanyamaza mumenyesha impamvu utwo turumva nuzi. Imyaka maze nkora showbiz irenga 10 kandi iyo myaka yose abantu baratrendingaga, so nabagiye bakora ibiganiro. Undise kubamenya ni ikibazo nubwo oya ni ibintu bizima ko niko biri mu nshingano zawe nk'akazi, ni ibintu bizima cyane. Wose nakukora urugero iyo mba namuzi nawe yabikoraga biriya bintu byo kutwekinga, kuzunguza nyashi kuri social media, kuri Instagram cyane. Icyo gihe yari igezweho, TikTok yari itarakara, yari nabwo yari itaranaza by the way. Meme no kuri za X, urumva ari umu influencer muri ibyo bintu byo kuba drama queen. Ariko umugabo we Weba nyine yabaga nawe wajya yinyujijemo akaza agatera nk'agapisi gutya, ukajya nk'umugabo atetse nk'umureti, umugore ari kwizunguriza nyashi, ukabona rero abantu birimo bombi ukabona barashyigikiranye. Niyo mpamvu n'uyu munsi nta nkuru ze turumva za splitting cyangwa se parting ways, gutandukana. Impamvu rero ngo navuga ko aje ko yarakoze ibintu akabikorera umuntu batabihujeho kandi barasezeranye kubana nk'umugore n'umugabo, nuko nyine batakiri kumwe deje. Bapfuye iki subundi? Uko numva ibivugwa vuga ko bahuriye hano mu Rwanda. Uriya musore John, umugabo deje ubwo kuko ari marié, afite n'umwana n'umugore, kugeza ubu bitarahinduka amategeko atarabisesa. John yabaga muri Amerika, n'ubundi ni nahakiba byense. Ugira mukobwa aba mu Rwanda, noneho igihe John yaje muri vacances bivugwa ko yageraga undi mukunzi, ariko agiye mu bubari hano i Kigali ahuriramo na Eva. Kabari kamwe kari Kicukiro bakakomojeho, kakomojweho mu bivugwa n'abantu bafite amakuru abakurikiranye ibintu ku murongo. Ubwo n'abantu nk'inkuru yanjye Pizo, hari ibyo wabara, hari n'ibyo babashuti bacu bose tuzanye urutonde rwabo babara, ariko byaze kuzaraho mwahuriza. Rero bahuriza bavuga ko bahuriye mu kabari ka Kicukiro. Nyine bahuye, umukobwa n'umukobwa w'uburanga, bien sûr nabirebye no mafoto no kuri TikTok na yose. Eva umukobwa w'uburanga, John nawe n'umuntu uvuye state no mu diaspora, azanye ibikoroto, azanye amafaranga nk'umuntu waguteruye bya twavugaga biremereye, wakoze akazi amaze umwaka nta vacances, aje muri vacances kurya ayi. Abonye iriya nzobe burarya buriya n'inzobe Eva cyangwa ni si? Ni inzobe.
ega n'ubundi isine n'inzobe buriya nuko ari ibara ry'inka ubundi isine nayo n'inzobe nuko isine nayo ibara ry'inka ariko ubundi inka y'isine uyirebye ubona n'inka y'inzobe urumva inka y'inzobe ubundi buriya ushaka kuvuga nk'umuntu wenda ashokora cyangwa se w'imibiri yombi yaba ari nka bihogo urumva rero akubitana n'umwari amureba imiterere amureba uburyo afite confidence amureba uburanga aravuga ati sha byo kujya kureba wa mukobwa ndabona bitaza gukunda babahuje ibitekerezo umukobwa nawe atestinze abona muhungu ari kwishyura atarebye ku ruhande baravuga ati hariya cyabiyoga biremereye byitwa ngo iki ni brand mpuzamahanga ngo Hennessy ngewe nayo brand nka Karege yaho inzoga irenza barenzaho n'igiceri sinjya nkwinjira izo nzoga zindi sinjya nzimbi urumva ati Hennessy bakabaza ati umva wenda Hennessy arahana ibigura nk'ibihumbi wenda nka 80 cyangwa 120 ati Hennessy hano VSOP ni 400 ati nimumereze muzane POS ndacubira komeza ariko wihuta kuko dufite iminota mike so dukomeje tunyarutse uko inkuru ivugwa umukobwa abona ibiceri birahari umuhungu nabona yasine wakomozagaho nayo iraka birangira bahuje kuva muri uwo mugoroba bahuyemo mu kabari bahita bajyana gahunda irakomeza vakansi yose bamera nk'aho bayimaranye bahuye ubwo bakomezanya ubwo n'ibice by'imibiri se bitangira guhura ariko urumva nyibyo gukomezanya se wumva gukomezanya ari ukuye ariko bakimenyana mfara kobwa w'umunyarwanda aho ibihe bigeze ubona abantu batagitinda mu bintu ntibagitinda mu bintu haba mu kubyinjiramo yewe no kubisohokamo none atakibitinda batagitinda mu bintu barahuje iyo vakansi yose barayimaranye umuhungu aragera igihe cyo gusubira US asubira US ariko bakubisemo agapimo ka pregnancy test basanga kandi katubiri muri icyo gihe bamaranye bahuriye mu kabari bahita bakomezanya muri vakansi ahita nanatwitamo iyo vakansi yose bayimaranye bameze neza umukobwa nawe ahita atwitamo muri iyo vakansi umuhungu agenda asubira US afite ibimenyetso by'uko asize ateye inda agenda US aravuga ati ariko gihe wenda umuntu muri mukobwa ni mwiza nanjye nta bushobozi nabuze n'ubundi cyaburaga yari umugeni bari abantu nanumvishe ko abantu bari mu diaspora ibintu bibagora nta mwanya bafite ari umukobwa uriya bakora ari umuhungu uriya bakora buri wese ari independent bahusha gura rimwe bakazabona nko muri ka karori kaba kagiye mu hanze w'umunyarwanda ibyo kuboza umwanya wo guteta no kwihamagara nabyo ndi duhamagara amasaha 4 uri kwinginga umuntu nta bihari imuganye mugana 5 minutes umubwira uti okay uzaza muri cya gitaramo nzazamo okay tuzahurira y'ubwo tuzaciringa nuko nguko then birangira umukobwa aratwise umuhungu aragiye ariko asize umukobwa w'uburanga ikigara muteye bakomeza kuvugana n'ubundi umukobwa akomeza gupostinga kuri TikTok aranatwite akafite umusheri dejo agiye mubwira ati ntugire ikibazo najyaga mubona mu biganiro ati ntugire ikibazo na kimwe arangije umuhungu ajya gutegura gukusanya ibindi biceri ariko ukwebuza kuba azaraza akora ubukwe umukobwa nyuma arabyara then atanya gutegura uburyo bwo shipping kumutwara niko system yakoje no gushipinga kumujyana muri US aramujyana rero bagerayo batura Michigan muri leta ya Michigan muri Michigan bari batura barabana ariko umukobwa icyambere okay mu bivugwa nongero kuko buri hari pourcentage yo kuri kuba kuvugwa ishobora kuba 80%, 90% cyangwa 20% ariko babyavuze mu bivugwa kandi bivugwa n'abantu ari muri Amerika bien sûr abona byumvanye bose niho bari umukobwa akigera wa mwana nyina wa mama wa John kuko nabo muri Amerika ubwo ni nyirabukwe wa Eva kugira ngo bahite babyumva neza aba New York afata umwana Eva wa mwana wabo nubwo nk'umuntu uvuga ati tugiye gukora dutera imbere reka umwana tumujyane kwa nyirakuru kwa nyirakuru yiyambura umwana se umwana bamujyana New York kwa nyirakuru
then bo baraza nk'abantu baje gukora muri Michigan bakora akazi ariko umukobwa nabo wa mugore nundi nk'umuntu wagiye muri Amerika ari umuntu ufite akazina umusitari kuri TikTok agumaho kugeza ubwo byabaye nkaho noneho no kuri YouTube najyaga mubona ko ibiganiro ari inshingano zitangiye kuzamo ikibazo zo kumugore umugabo ari umugabo inshingano zo kuba umugore zo kumugore nta mwana bari bafite bari kurera nakubwiye ntuvuye muri status y'ubukobwa ngo umugore yakomeje kuba umukobwa muri kandi n'ubundi umwana ntago bari kurera nta mwana bafite izo nshingano barabana bararana hari private life ugomba kubamo uri umugore wiyakomeje yigarukira mu bafana be kuri good trendinga n'ubundi umugabo rero ntiyakira iyo situation urumva hazamo no kutamwavuga ati se ubona ama TikTok za TikTok bazijyaho mu majuru ubona ko akenshi amanonya za live TikTok akenshi aba ari amajuru nibiri wakiza nk'igikorwa cya nyuma y'akazi wava mu kazi aho kugira ngo umuntu no kujya mu twadushingano two gukora imirimo turimo iki we akigira muri TikTok kuri TikTok yakomeza kwibira gutrending ariko n'ubundi bakundanya yibaho ntabwo yego ubwo nyine wananiwe kubyakira hari ikibazo cyafite n'uwakunaniwe guhinduka ngo afitinge mu by'umuntu babanye nawe hari ikibazo cyafite ariko kwa Kenso hari ikibazo cyabayemo cy'ubwumvikane buke bushingiye ku kudahinduka kwagavuga ati kwamenye ndi icyamamare urashaka ko ndeka ku icyamamare gute umukobwa umugore umugabo biramurambira biramubihira azamo no gutubahana byensiri no gusura ati bisimba ishaka famille yanjye ntiri kubikundura umugore wanjye kandi ngira famille y'abantu bakijijwe urumva kuko famille yashatsemo ngo zirakijijwe cyane famille yo kwa John n'abantu bakuriye mu rusengero bana baba harya John nawe n'umunyamurenge John umva famille y'abanyamurenge Eva harya nawe n'umunyamurenge idini n'indangagaciro we ntago ari umunyamurenge n'umwana ngo w'ibugesera byavuzwemo muri za live bakoze muri za space n'umwana w'ibugesera umunyarwandakazi ntago ari umunyamurenge hanyuma urumva deja ananiwe kwiyencoporatinga cyangwa se kwihuza n'indangagaciro za kinyamurenge abanyamurenge yashatsemo kandi umva famille buri abanyamurenge bagira famille iri intact y'indangagaciro zabo bagenderaho byo kubaha idini kubaha Imana ku imyambarire uko umuntu agomba uburyo bitwara muri rusange niyo biri ku murongo wabo ujyanye n'idini n'imyemerere n'ubukristo kugeza ubu hanyuma we akomeza kwibera umukobwa w'i Kigali uslayinga uri kuri on dusigaranye iminota itari myinshi nk'icumi arangije John urumva n'abantu bamaga comment atari ko si umugore wawe ko biri kose ubwo ngende gushyira mu nyurabwenge nuko abantu nanariza abantu bakoraga mbihuza byavugwaga nanyikira ngerageza gushyira mu nyurabwenge uyu mugore wawe none byende byo nakazi ntiyageze ashaka kandi kazi yakomeje ibyo bya TikTok hanyuma wa mwana bajyanye ngo bakore ari kwa nyirakuru none nundi ntari no gukora umutipa kagenda gakora kaza kwishyura inzu iki byose umugore araho ariko si byo nyine ntiyari yamujyanye muri Amerika nyine muri Amerika bagezeho barakora bose kuko kwinjiza famille ngo ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubone amafaranga umuntu umwe aramutse akodesha inzu buraba mu bazungu bagira style yuko nabaga muri studio mu nzu y'icyumba kimwe agashamburete nyine kari safe contained iyo uzanye undi muntu mugiye kubana muri mukajya mu nzu y'ibyo ko ntago bemera ko abantu babiri ba muri studio ugomba gusohoka muri studio ya Max mukajya no mu nzu y'umuryango so niba inzu rero wayikodeshaga amadolari 700 cyangwa 900 igeze ku cyanga igeze ku cyane wenda ugasanga umuntu akorera 5 urumva agiye ku muzamusigana duke kandi mukene no gusavinga no kuzakora ibikorwa wenda no mu Rwanda nahe hose n'ahandi mushaka gukora investment nuko yamutera imbere rero wayo ukora umwe mugenzi wa atari gukora kandi atarwaye automatically harimo ikibazo ako yari yazanye umugore mwiza yagombaga kubyihangana abagore beza muri Amerika barakora pe yego ngo usanga network yari hana iruti umugabo abagore beza barakora hanyuma rero we arakomeza biba amutipa avuga ariko n'umundi uyu muntu n'umundi ko namuzanye bikaranya atanabashe guhinduka afata icyemezo ngo undi mukobwa nawe ngo yitwa Jori
none we wanza we ari umunyamurenge kuko we nta byinshi yavuzweho mutipe arabyuka atavuze yizingira ibintu bye bikeya biringaniye gatoke wageze muri Amerika ufite ibyangombwa ubwo amaze kugira ibyangombwa yatangiye nyine twa duco two guhamagara n'abasore bahora kuri TikTok urumva umukobwa mwiza umugore w'igitsina gore kiza abagabo baragitereta pe bawutereta ibyo byose akaba n'uruvuga nati ndakuri telefone hazamo udukimbirane umugabo avuga ati kundi ntari gukora ntari kwinjiza n'ibiki byose then afite umwanzuro wo kwahukana se umugabo mu Amerika kwahukana afata icyemezo arahukana ariko mu kwahukana ahita ajya kwihurizana n'uwo mukobwa wundi banga muta mu nzu okay akurumva umugabo yakoze igikorwa cy'ububwa wata umugore mu nzu ukabona azaba gute kandi ari umuntu ufite amaboko yarabakora bose azakora nyine nawe azakora biho ariko umugabo nyamugabo ntabwo sofa ibyo ni ibivuga kugeza ariko bien sûr igituma umugabo ashwa umugabo wese akunda ikintu cyitwa cyubahiro kugira ngo umugabo yemerere gufata iyo cyubahiro kire kuri yemere yahukane buriya niba byamurenze my friend abe byamurenze hanyuma rero hakaba rero hakaza case zitizamo ndi mushaye witwa Nzungu nawe ni umuntu wahoze hano umwana rwose babita ngo nabayumbe w'umukristo warere mu itorero ucuranga piano mu itorero abantu bakunda ibisirimba bye cyane akaba yaraziranye muri na Eva na Johnny mbere uko banava mu Rwanda muri vacances agenda bazanaga ko yagiye mbere Nzungu akagira umugore witwa Nyasafari Nyamahoro numva ko bamwitaga nawe mu audio niyumviye ye numva ari kwitwa ngo ngiye Nyasafari Nyamahoro urumva babyaranye gatatu urumva ni famille y'abantu bakuru ariko umugore namwe n'ubundi niwe watwaye umugabo niwe watwaye Nzungu Nyasafari niwe watwaye Nzungu Nyasafari maze igihe kinini muri Amerika yagiye umwana mu myaka mike cyane hafi ubanza nk'ibiri akurirayo yigirayo akorayo n'ibiki byose umva izo drama zinahanga abantu ngo gucana inyuma ngo yuno nini na nini naho umugenzi ngo yakuriye hano byo byose arabizi byose afite amakuru yose Nzungu atangira guconnectinga na kuvugana na Eva abagatira ngo muri Michigan ni umugabo hagusize niki hano muri Maine hari uburyo bwo gukora ko batuye muri Maine waza ugakora ntibivugwa fasha aramuzana muri Maine akajya mumenyereza amutembereza amushakira aho kuba n'ibiki byose no kumushakira n'imirimo n'ibiki byose muri iyo situation hazamo ko bagirirana ubushake n'irari niko bivugwa kandi Nzungu afite umugore n'abana batatu buriya Nyasafari afite abana batatu cyane uziko amaye barakubyara kare kugira ngo bakore imirimo bakore indi mirimo ntabwo ntari mezi ko agaragara nk'umwana se agaragara nk'umuntu mutoya nta Nzungu ariko ntabwo ari umuntu ushaje umurebye akaba afite abana batatu wabona umuntu w'umujene rwose ariko hari bitaho barya neza ntabwo byo gusaza ari ibintu biri aho ngaho hanyuma batangira nabo ngo kururu umva hazamo gufuha umugore atari ku mugore uyu mugore usigaye wirirwa mu tugahunda twose umugore muvugana cyane kuko ngo yaramubwiraga ngo binavugwa yuko sinzi we ntaguciye mu ijambo ngo uyu Nyasafari yigeze no guhamagara Eva yego ngati wandekeye umugabo wanjye mupanga iki ko musitakirekurana ubwo umukobwa w'i Kigali nawe ashobora kuba ari uko yamubwiye aho ngati uzabibaza umugabo wawe cyangwa se wenda mvaho ndakwiye ariko se Nzungu wamurenganye nimba yarafashe umuntu bari basanzwe baziranye watawe n'umugabo akamufasha kubona akazi ikibazo cyabaye iki kandi ngeze mvuze ko yamufashe kubona akazi gusa naza muri ibyo bintu by'amarari kugeza umugore afuye basigaye bavugana every time basigaye bavugana buri gihe buriya abagore b'abagabo kubona umuntu w'igitsina gore uri gukurana n'umugabo we biramukomeretsa niyo haba nta n'ikindi kibyisha inyuma gute ukurana n'undi mugore kandi nanjye mfite ahangaha urumva ni birabagora mu mutwe kabisa kandi ntabwo dukwiye kujya twumva ibyo bintu gute ukurana n'undi mukobwa cyangwa undi mugore ufite umugore wawe ayo kururu niyo yaba ntayihariye ashobora kuyikeka ikamubabaza ni kururu rero ubanza kimurimo aho ngaho bibaza umugore
umwana wakuriye muri Amerika utazi ibintu bya drama, ibyo bintu bya kururukuru ngo za besto ngo besti ngo urumva ko babyita ngo ni besto mukanya ngo besti ngo bashobora za crush na za shoes ikatangira kuzamo oya sheri, ibyo bintu ntago bimenyereye. Sheri ni madame, sweetheart ni madame, hani ni madame. Umwana wakuriye muri US ibyo ntabyo azi, ntabwo wagoze ko wakwita umuntu uri strange shu na sheri. Oya, atangira gufuha, abijyana mu miryango, mu mafamiye, famiye zose zitangira guhagurukira uwo mukobwa wananiramwe n'umwana wa mugenzi wawe muyumbe mugenzi wawe wananiramwe niho wagezeho. Ati wa mwana we batangira kubijyamo. Eva nawe ntiyarekura, wa mutipe nawe ngo ntiyarekura kugeza ubu. Kugeza ubwo hatangiye gusohoka audio za Nyasafari none ari kubwira abandi bagore bagenzi be, atarananiye, ati umwana we baramutwaye, ataramujyanye, ati rwose sinyira umugore we, ati nkurikije uko mbibona hazamo na kese none uko yamuteye n'inda, ko Nzungu yateye inda Eva. Audio ya nyuma yavugaga ko ya nyuma numvise yuko Nyasafari avugaga ni ijwi rye nyine, ryajwi ryahoze rivuga ngo aramutwaye aramujyanye, mugabo nta kiboneka. Ubu giyewe ngiye kujya no mu Rwanda, ndi umugore mu mpapuro gusa, ngiye kujya mu Rwanda, biriya divorce mbisinye. Yabyivugiye audio nayiyumviye gutya, ati namujyanye tsigende umugore mu mpapuro gusa, byararangiye. ushobora gusanga ari kaya majwi ataraye, ushobora gusanga ari za AI ntibivugwa. Ndacyongera ko ari bivugwa, ariko ko bivugwa nuko nguko. Ariko no muri space yabaye ni mugoroba, abavugaga baganiraga muri iyo space by'umwihariko n'abagore n'abakobwa b'inshuti za Nyasafari bagati izo audio twese turazifite, yaraziduhaye twese, yarabitubwiye. Urumva ati Nzungu yarararutse kubera Eva. Ati noneho bigezaho amuteye n'inda. Ati ubu mu minsi imbere, kuko mu ijwi rya Nyasafari bavuga ngo niwe ngo mushaka ngo ajye byenda guhemba umubyeyi, ngo bijya kugura za diapers, amapampa, ngo n'ibiki byose, ngo ko ngo mu minsi mike arababyaye. Uvuga ngo Eva twitiye Nzungu, ubwo twita umwana wa kane wa Nzungu, kuko Nzungu afite batatu kubi, afite undi mwana wa John. Urumva noneho bitari ibyo nuko wenda wundi batamansiyonnye, abo bari mu space ngo sinawe wenyine mugabo Eva bari ku dating. Hari nundi nanone nawe ufite family ngo afite abana bane, nawe w'umunyamurenge, nawe nyine buri abanyamurenge va ko bamereye nabira bameranye neza. Urumva uzi ko abaye nka wa mugore navuze w'Ikigali shango ngo umugabo wese utunze bituzuru ntagaruka ngo rwarusha Urumva Eva muri Amerika. Urumva ibyo byose n'ibivugwa. Hari undi nawe ufite abana bane, nawe ngo bari muri kururukuru. Eva nawe ngo habaye ubwo si ibyo Nzungu, hari undi mugabo navuga ngo niba twitiye Nzungu, hari undi mugabo nawe bari muri relationship nawe ufite ngo abana bane, nawe w'umunyamurenge. None se icyo so urumva rero ikibazo kikaba urugo rwe rurasenyutse, asenye n'urundi nimba ari byo koko, n'urwanya Safari niba ari byo koko, hari n'ubwo n'urundi rugeraniwe. Urumva buriya mbere yuko buriya uri kumbwira iyo nkuru, narinde guhamagara Nzungu n'umuntu twajyaga tuvugana, ashobora kuba atabyibuka, ariko n'umuntu twajyaga tuvugana, ega n'umunyamuziki, n'umuntu wabaga muri show business. So burya uri kuyibara nabaga ndi kumuhamagara, ambwira yuko bakiryamye, ariko nyandikira message, bari mu amasaha 7 from now, bari masaha 8. Anyandikira message, nanamubwira yuko mubaza ikibazo kiri clear, tugiye gusomera abantu mu kanya tukababwira ibyo yadusubije. Ariko mbere yuko tugera nga ese nkundo z'aba diaspora ko zitaramba, ese no kubera ko bakundanye bataziranye igihe kirekire, ese no kubera ko umwe akurikiraho undi amafaranga na visa, ese nuko abari muri Amerika kubona bo babana nabo, yaba umukobwa kubona umuntu umurongora ahaba ntabwo byoroshye, yaba umuhungu kubona uwarongora ahantu aba ntabwo byoroshye, ariko n'umukobwa uri mu Rwanda nawe kubona imibereho n'ubuzima biragoye, ku buryo ashobora gushiduka
asanze umuntu kugira ngo gusa amubere icyambu ubuzima bukomeza ubuzima bushoboka. ngewe uko nigeze kubikubwiraho ndavuga ngo uko bidatinda mu guhura ni nako bidatinda mu gushwana. Ntago gushaka ari ibintu nyine umuntu abyuka ngo reka nshake. Ni ibintu ushobora guhamagarwamo na spirit hani ushobora kuba wumva gutarageza igihe cyo gushaka, ariko bitewe n'umuntu muri gukundana agiye mu maranye uko mubanye buryo bumubona nawe bikwiriye ko mwagira umuryango ukaba wanashaka mbere y'igihe wari warihaye. Ushobora ngenza ashaka mfite imyaka 35 ukabashaka kuri 30 bitewe n'uko buryo umuntu mukundana mwatangiye gutetana mufite 27 cyangwa 5 murabona ukabona ukwiye kuba muri bugufi. Ni umuntu uza kuziba icyuho cyo mu buzima bwawe cyufite nawe ukajya kuziba icyuho yarafite mu buzima bwe. Rero ibyo bintu bisaba umuntu wateguwe ubona muzahuza muri ibi muzabana muri ibi. Rero aba diaspora bafite ikibazo gikomeye cyo kumva ko ageze igihe cyo gushaka agatangira kuza gushaka umugeni. Nubwo we ageze igihe agomba gushaka aza gushaka umugeni i Kigali. Ntago ari umuntu bamaze igihe badetinga, ntago ari umuntu bamaze gusurana gatatu, ntago ari umuntu yaje muri vacances 5 bari kumwe, ntago ari umuntu nyine yashakira ubutumwa. Uko biri kose natwe hano mu Rwanda mana ugira umuranga, ugira abantu b'inshuti ubaza amakuru y'umugore y'umusherutereta. Babano b'inshuti za bugufi babashaka kubwira bati sha rero sherewe muri iyi minsi hari agahungu kari kumugendaho, pay attention. Ushaka kuba utari kumuha umwanya uhagije, tangira umuha umwanya uhagije ukigarura ukaza kokipa kuzuza inshingano, ukaza kumureba ukamusura ukamusohokana kugira ngo yongere cya kibatsi kibyuke. Aba diaspora bafite ikibazo gikomeye cyo gushaka gukunda ngo bahite bakora mariage, noneho bagashukwa n'ikintu cyitwa uburanga. Kandi baje i Kigali ahantu bagenda ni hamwe, ni mu tubari. Noneho abahuza nabo basohokana baza n'abakobwa n'ubundi basanzwe bajya mu tubari. Ugasanga ari umuntu agiye azi ko afite umukunzi kandi mu by'ukuri ntawe ari umukunzi wamwita nk'umuntu yitwa nka Passepartout. Akaba yifitiye multiprise amwita umukunzi. Ari umukunzi azabakundana ari hano ari reka tumwite nka ona kuri bavuga nk'imodoka hybride ikoresha amashanyarazi ahatambika cyangwa hamanuka, yagera hazamuka ikoresha akayisansi. Ugasanga n'umuntu mwa muri kumwe mukanyura aho ngaho full time, akaba yaraporotse n'abantu bose b'abahungu bose bavuga ati nagiye mu cyaro, nagiye ndi muri mission y'akazi n'ibindi mukenjoyinga aho ngaho muri uko kwezi ufite. Wasubira US agahita agarukana n'abasheribi. Urumva bikarangira ufashe icyemezo ku muntu mutaziranye, ku muntu uhabwa amakuru n'abantu nabo bagushakaho icyo uzabaha facilities. Iyo mwavuganye ukamubwira ati mfite inyota atisha watuguriye akantu abone ubukeneye amakuru. Rero sometimes rimwe na rimwe birakwiye ko abantu twa diaspora biga kwitonda, biga kugenda gake. Nkwihere aka business idea cyangwa wari ugikomeza? Nangikomeza. Nangiye kuvuga ngo ntuyi business ndayikeneye, ntuyibagirwe. Nk'ubu reba nk'abantu ingo zagiye zibana mu buryo bwa huti. Uyiruka ubona ariko hari n'abamaranye igihe batandukanye, hari n'abakundanye imyaka nyagateke. Ariko Safi n'umugore bakundanye imyaka ingahe? Ni mikeya pe. Abantu bose bamenye bagiye kubona ngo Safi ngo ahoze ngakundana na kanaka ntakomeje ko nafite urugo rwe. Noneho ngo wari umaze gushwana na kanaka bakundanaga baga ariko icyo mvuga ngo barajya mu Faransa ahisiza n'undi mugore wundi mushyashya nabo giye gutabana igihe gito. Uyu munsi bamaranye imyaka, hari n'abakundanye igihe kirekire batandukanye. Reka nkubwire pourcentage ziratandukanye kuko ibintu byose twabara gutandukana byaterwa n'impamvu nyinshi, ariko ingo z'aba diaspora nyinshi kubona zisenyuka ubona zisenywa no kutamenyana. Umuntu aragiye akundana n'umuntu kuri telefone, urumva
barakurana ko nanye yatangiye kumweza amafaranga ngo kugura ikibanza ntabwo byibuka by'umuntu y'umusore witwa Sano wigeze atanye kumushoramo imitungo bataranahura baje guhura asanga umuntu ngo urasha Sano ngo yishize abasore bagombaga kwimena muri by'amahanga n'abakobwa ba diaspora muri ya gihe cya Sano baranzwe bahuye n'ibizanga ewana kuko uriya mukobwa nawe yaje afite n'imizi n'imigana avuga ati ntago wancika ngo mpemukire kuri uru rwego urumva asenya aba bantu bose ari barakunda n'imyaka myinshi agate niko ari abasore Kigali mu meza ibyo ntibivuyeho hazamo izindi nama kese urumva y'abantu bagiye bakundana n'aba diaspora menshi cyane wajya kure ugasanga batandukanye mu gihe wakwita kuko bakundanye igihe gito nyine navuze ngo ibintu byateguye huti bizanarangira huti yego kuko n'abantu bataziranye urumva ukubite kakaide nkubite igitekerezo umva wakwigiriye mu Bushinwa hari iki ubu ngubu ibiciro byatumbagiye ubyara umwana bagukubita $5 cy'idolari yes sakazi kandi katavunanye ikibazo kibanyemera kujyana n'umugore wanjye se ni gutya gusa banyemera kujyana n'abadamu umwana aboneka $5 no kugera ukabyara ku mugore w'Umushinwa se oya kuhabyarira umva ugize abariya bashinwa kubyara nabo biroroshye hariya kuko nko mu Buhinde kubyarana n'Umuhinde muri za Indonesia n'abantu bagira ivangura cyane ku buryo utari umwe oya barabanyaziya bose basangiye imico nago abantu batandukanye cyane mu mico n'imyifatire ku buryo nagari nyine nagari abantu ushaka kuvuga ngo bagira ikintu cyitwa gutsimbarara ku muco wabo nyine nka kora twavuga ngo abanyamurenge umunyamurenge iyo muhuye akabona ntagari mu bintu by'idini ubona atari umwimerere ubona ari nk'ikintu abura gwahura nawe nko mu kabara afite nk'icupa ry'igicupa cy'igisoni uravuga ati umunyamurenge ko kari ko bunatihari ubuno abanyamurenge ni iyobokamana ni iby'idini ni uko ari abakristo ni uko basenga bazi kuririmba bose bazi kusirimba bose kandi bambara neza bayikwije batebeje urumva ari abantu nyine bari ku murongo niyo karaca yabo shabwo nari nkuboneye akadirire cyane Umushinwa wagombaga gutera inda byibuze 3 ukabonye igishoro bina $500 nkabimanuka waje yozo nibaza bina $500 si hafi miliyoni se ziri kabaka hafi nka miliyoni nk'esheshatu nkazirindwi nkazirindwi neza ashobora kuba bayexpress si buri kwezi cyane ku mwana cyangwa uyu mukubisaze bahita baguhereza ubwo zijya atanu cyamutunga iminsi ngahe anyway reka nakana gaciyemo reka dusoreze muri Kongo twese muri Kongo hari iki bungubu muri Kongo hamaze iminsi havugwa Kabila by'umwihariko mu rubanza Kinshasa ari kuburanishwa bikomeye bari kumurimira hitaka ariko kandi none kuvuga ko ashobora kuzitabira ibiganiro bya nkandese umwe mu bantu b'abanyapolitiki bafite influence wajoyininze n'ubundi AFC yambaye kuko urabyibuka ko yabajoyininze baramutembereza Goma aho umuntu waza ari perezida rero hari agatuza afite hari influence afite yajyana akajya babwira nka perezida rega nk'umuntu ari perezida kuba waza uri perezida ukajya kwicara mu bana ngo uganirizwe ibi ngibi nabyo nusha ibi ngibi reka nkubwire n'abasaza atiyo none wemeza ko agomba kujya muri pansiyo akicara akarya cyangwa akasubira ku butegetsi mu nzira zisobanutse kuko igihugu yakirekuye ku bushake yagifashe muri envelope agishyira Kisekedi nyuma ati umuntu ni umunyagitugu kandi niwe wamuhaye envelope uyu muntu ni umunyaruswa yaramumunze niwe wamuhaye envelope none agiye kwicara imbere ya miri wa Katari kubona ibintu wabayemo biriho bisenyuka kandi abantu byarasenyutse ari byasenye imyaka 18 yamaze ku butegetsi ibyo byose imitwe irenga 200 uyuga kwereka ubutegetsi imitwe irenga 100 izwi ubutegetsi umutwe bahagamye umunsi yaramaze kutsinsura yarakubise yabarashemo none barajyanye yarakubise mu yabarashemo abicira abavandimwe abicira inshuti none bagiye kujyana mu ndege bajyane i Qatar bicarane ngo nuko abonye erega politike yabonye wa envelope nta bushobozi afite urabishyigikiye ntabyo nshyigikiye ariko nanone sinarwanya yuko ajyana n'abantu yiyunze kuko yabiyunzeho se agiye gukora iki kuganira araganira bigarura amahoro agaragara ko kandi Kisekedi yagiye bivuga ati muranzinzika ariko M23 ni Kabila yarabivuze kenshi abivuze aho nawe ngiye yarashyogoje Kabila bituma Kabila avuga ati ko runyitira no basanke
yaramukabirije bitari bihari se ndakeka ko bitari bihari nese hari aho warigezemo ubu umuntu yavuga ngo nyamara shangura afiki ngo ashobora kuba ngo arwana ukaba watereka nkubita umuntu mbikwereka ko wari unshinja ibintu reka nk'urugero hari umugabo yigeze kuntera story ambwira ukuntu yigeze gucinya mu mugore we ngati jewe najyaga nigira nko gukusanya n'abandi bagabo nawe ati wandaya we wakirara we ati uvuye muri ba bagore bawe ati nta nabo mfite ati rero wongeraho mpinduka indaya mu magambo ntabyo ndakora ati navuga ati ubundi uyu muronjinjiro ntakoze wabikora none ubundi akajya binshinja ari ibyanyabyo ibyo umva ibyo bita gukabiriza umuntu ubundi buriya ufiteho umuntu ikibazo kuganira mu buryo bw'umutuzo n'ibyo bintu bya mbere uriya ahubwo iyo Kisekedi abikora neza yo guhamagara Kabila ati turagutumiye mu gushakira amahoro igihugu uzaze tugane nk'umurozi w'iperezida ubwo watumira umugambanyi yaramushinja ko atarabawe ubu Kinshasa imwise we yayifiterezo kuko yajoyininze ako icyo gira atajoyininga anice bari bafite ibimenyetso rega igihugu kigira ubutezi kandi bukora neza ahubwo se nabonye ariko ko abasirikare barenga 12,000 ngo M23 yari yarafashe igomba gusubiza Kongo igasubiza Burundi nabonye Burundi ngo harimo abasirikare bagera kuri 20 banza abana basubije deja bo hari ahantu buse uvira subwa intambara ntizahagara donc bari muri process y'amahoro nimbabare gusa process y'amahoro ishobora gushoboka mu gihe ibyo bamwe basaba byabyumvikanye nk'urugero nk'ubu leta y'u Rwanda binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangaje ko ingamba z'ubwirinzi zizagumaho kugeza Kongo ikemuye ikibazo cya FDLR ati koko niduhangayikishije kitarakemuka ubwirinzi twashyizeho bwo gukemura ikibazo ikindi kandi ati nanone bagomba kutugarantisa ko ambasade y'u Rwanda itazongera gusenywa nk'uko bayisenye Kinshasa ati ibara ubutaka bw'igihugu mu kindi none muri kutuvogera ubutaka bwacu muri Kongo mumva mutararengereye ikindi ati amahoro azashoboka igihe biri mu masezerano bizabyubahirijwe sibyo ubwo harimo ibyo yasinye Washington hari bigusinyirwa idoha hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi buriho hari bya Rwanda na Kenya na Nairobi aho hose harimo amasezerano yagarura gusa bakuru b'ibihugu uyu munsi turi tariki zingahera tariki 30 sinabonye abadepite bemeje umushinga w'itegeko usinya ko ibyemejwe Washington bigomba gushyirwaho noneho umukono wanyuma gushyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu ariko se ntibagombaga kugenda mu mpera z'uko kwezi aho bagenda nko banza uyu munsi nka 30 cyangwa 31 ko nta makuru turabona bose bagira apeza ntago tumenya bageze uzi warabonye nduhungira ari muri Amerika ugeze umenye igihe yagendeye ugeze yakazagira kandi tegereza uyu munsi cyangwa ugiye kubona ukabona nka saa 7 cyangwa nka saa 5 ngo amasezerano arasigwa cyangwa se nabonye Trump ari kwigamba kadutera amazi ushaka gusanga yasigwe ntabwo arasinywe haracyari kare banabibonye rwose haracyari kare ariko se turi gutaha mbere yuko dutaha shaka hari ikindi nanubwo urumva u Rwanda rwagiye rufata ibihano bitandukanye hagendeye kuri bavuga ngo rwavogereye ngo ubutaka bwa Kongo ngabo zugaze muri Kongo ibihugu bimwe bikihuta Bubiligi bumwe bw'Uburayi na US hari hano yafatiye bamwe mu bayobozi b'ingabo mu Rwanda hakazaho ibihugu bitandukanye byagiye bifatira ibihano u Rwanda hanyuma u Rwanda ruti ntiduteze kuzinginga igihugu na kimwe mu byadufatiye ibihano kubera ko ibihano babifashe bagendeye ko twashyize ingamba z'ubwirinzi kandi ikibazo twashyize ingamba z'ubwirinzi kidakemutse ntibizigera bishoboka bati nta kwinginga guhari urumva rero ni ibintu bikiri muri process ngo hari ikibazo kimwe kigomba gukemuka kugira ngo ikindi gikemuke urumva yego ngayo nguko rero habavugwa byinshi yego warungendanye nasomeye abantu
tutumvise verisiyo ya nzungu n'ukuri kwe ku bijyanye n'itandukana n'umugore we Nyasafari. ariko please wanze tubyumvikaneho ntavuga ko bigeze batandukana. oya, Nyasafari we yavuga ko azaza mu Rwanda kuko asigaye ari umugore mu mpapuro. ubundi Eva yamutwaye umugabo. ese barabana? we byavuze ko azaza mu Rwanda. barabana ariko umugore asigaye abona ko umugabo we adahari, yagiye yatwawe ni wakwita habara. Reka ubwo rero birahuye n'ibyo nzungu yambwiye, kuko nzungu namwandikiye namubwira ni hello brother, shalom, nitwa Kasiepi zo kuri Max TV. Hari ibintu biri kukuvugwaho muvandimwe uwaguhamagara. arambwira ngo hello bro, ni amagambo turi kumwe. umva amenye ibyo uri kumubaza. ubu buretse gato ni amagambo ubu turi kumwe, twebwe turaryamye. ndavuga ni ntabwo wampa umunota umwe cyangwa amasegonda cyangwa se ukama voice note. arambwira ngo wapi wangu, ntabwo nge ndi gukora ibiganiro. mpita mubaza ikibazo kiri straight, ese madamu, ubwo ndi kubaza nzungu, ese madamu mwaratandukanye koko cyangwa nibihuha? gira icyo ubwira abakunzi bawe. ahita yongera akanda kuri ya message yo hejuru ivuga ngo na magambo turi kumwe na hejo. rero nuko nizere kubwo abantu nizere ko ubwo abantu bumvise n'ubundi madamu nta hantu madamu yigeze avuga ko yatandukanye na nzungu. yavuze ko azagusinya ibipapuro bya divorce kubera impamvu zuko zungu atakimurira umwanya. yavuze ko asigaye ari umugore mu amarangamutima ntabwo twari nubwo atabivuga. nimba umugore avuga ngo nubwo ntabwo wenda ashobora kutabivuga, ariko nimba kuko ibivugwa ari byo baba baratandukanye. buretse gato nimba ibivugwa kuko ari byo baba baratandukanye. ntabwo umugore yagushinza ko wateye inda undi mugore akaba navuga yuko azaza mu Rwanda gusinya gatanya abo bantu bakibana. ikirimo nkurikije muje verisiyo z'ibivugwa, nzungu yabaye umugabo wakwita umugabo w'ikirara, ariko ugitaha mu rugo ujya muri ubwo busambanyi cyangwa se habara n'ubushoreke na Eva, urumva, ukora utakibonera umwanya urugo urirwa agenda, urumva, ari kumwe n'uwo mugore basambana cyangwa baryamana, then ariko ugitaha mu rugo. ariyo mpamvu kugeza ubwo umugore yamenye amakuru yose akatumiza imiryango n'iki byose, imiryango nayo ikamugera ikamusobanurira, ikavuga ikamusobanuza, kubera ko nyine atakita ku nshingano z'urugo. yararuwe n'uwo mugore kugeza ubwo ageza kumutera inda. nk'umugore wafushye ariko ukibana n'umugabo we ariko akamubona adahari, ari bya bindi byitwa babura baje, urumva, cyangwa se ukaba uhari udahari. niba wavuze ngo nsigaye ndi umugore mu mpapuro, ngewe nzaza gusinya ibipapuro bya gatanya, mutegure za kigozi n'amata na za pampa, n'ubundi nzungu agiye kubyara n'uriya mugore kuko aratwite. uri kumva? ni iyo kese nta hantu hamwe havuga yuko batandukanye, ahubwo batandukanye. kuko n'impamvu batatandukanye nuko ntuza Eva yimukiye muri etamini batuyemo, ngo bahura kenshi, bari kumwe kenshi, ariko nzungu aracyatahiwe. uwo batandukanye niba atandukanye na John anava muri uwo mujyi arigendera, asanga undi mukobwa witwa Jory, ubu bakaba bari kumwe nyuma y'uko abonye ko Eva nta mugore umuri. bikaba bivugwa ko ari we bari kumwe. bakavuga yuko ubu nzungu akururana na Eva, baranagirana izo gahunda kugeza byumviye mu mawodi y'umugore we, n'ubundi ari no hanze, ariko nta harimo yuko nzungu yigeze ava mu rugo rwe nyine ngo atandukane n'umugore we. bari kumwe ariko ntibari mu bwumvikane kubera Eva, babanye nabi. reka tubifurize kugira ibihe byiza cyane, tunifurize uyu muryango gusubirana. burya umuryango kubaka biravuna mw'abantu mwe, ntabwo ari ikintu abantu bakwishimira ko cyasenyutse, ntabwo ari ikintu umuntu wese yakwishimira ko umuryango umuntu yasenye. urugo ni ikintu cyiza, ni umugisha, kizana blessing. n'igituma biba byaje bikavugwaho nuko ari ibintu bidasanzwe bitanakwiriye. ntago twabuza kuba ari inkuru hano ngo nzungu ngo yatandukanye n'umugore we, ngo Eva ngo yatandukanye n'umugabo we. nuko ari ibintu biguma no kugira amasomo bitanga ku bandi bantu, bamenye yuko
ntago gushaka ari nka byo gukundana, ntago ari girlfriending na boyfriending, byo guhuza buriya muratandukana ntasezemo muragirana, kugira ngo usezerane ugenda abantu uzana ku isi, uzana umwana mu buzima bwo ku isi atazerwa na se na nyina kubera uburara bwawe, uzane uvana umugore wabo mutandukanye n'umuryango we, cyangwa se nawe umuryango wawe uze kubana n'umuntu uje mu bintu bimeze nk'imikino. nka kanya safari ashaka imbari nya safari ukuntu kagaragara nkaho kari ari innocent, wenda buriya agahinda k'inkoko kamenywa ni nk'iki toreramo, ariko uko biri kose kugeza ubu nta kiravugwa kikosa yakoze uwo nya safari, ariko ngo nawe ngo yajyaga ngo akata inyuma y'inkike, nta hantu nabyumvise, ngewe narabyumvise, icyo ahubwo numvise ngo yajyaga ngo ashogoshera gakeya nawe ngo ntabyo numvise. Kugeza ubu nya safari ni mutagatifu mu bivugwa, ni umuntu ufite agahinda no kuba umugabo we abaye ikirara yaranuwe n'umukobwa Kigali n'Ubugesera, kiramutsindiye kimukuye mu bana be, nabo buri umubyeyi ahangayitse n'abana bajya kuri pressure, uwo bana be nabo basiga bona agahinda nyirigwa nabo kuzo hari umwana ashobora kuza nko guseka ngo ati mvi imbere nifite ibibazo bindemereye, bari nk'umuhungu barazajya babona mu ishusho yasavuga ati uba kirara ko tubabuye nawe ni nka se buriya. None ikiba gikomeye usanga nk'abana buriya hari twebwe abanyafrika tugira ibintu byo kwihangana, cyo no kuzuka tuvuga ati ariko umwana wanjye ntago akirimo, ugaturiyeho ugafunga umutima, umwana ntamenye ikibazo gihari. Abantu b'abanyaburayi n'abanyamerika ni ugutomboka, iyo ikibazo kivutse arashwanyagurika. Niyo mpamvu uvuze nzi audio ari recording imwe akirikodinga indi ukumva indi ziri kuza mu firirizo, urumva ni umuntu ubuza amahoro, utaramenye ibyo byo gucibwa inyuma, atamenye ibintu by'uburara, rero iyo bije biramukomeretsa, iyo mukomerekeje biri ku breakinga family, urumva akomokamo ku mwana barahangayitse nabo ntibashaka gutuza, abana be barahangayitse kuko mama wabo nawe arahangayitse, umugabo nawe buriya ari ku gitutu, yishyize ku gitutu na pressure ya societe, twese tumuteye igitutu, byose bijyanye no gufata icyemezo nta kitabuhubutse cyangwa se buhumye. Yego bisaba yuko iyo uri umugabo afashe icyemezo cyo kumugabo umugabo utsimbarare ku cyemezo cyawe, unahapfire se apana gupfa, uhangirikire mu marangamutima se muraganira kubera uri umugabo, donc kuganira byanze se amarangamutima ntago azigira basitebo burundu, nudahangayikishwa amarangamutima nata broken financially, aza broken wenda n'abantu n'umunyamuryango wapfuye wamukundaga aza broken, ni ups and down, ariko please wifata icyemezo ki breaking society yose kubera yuko wagize utwo tuntu twirari n'ibiki byose, igagufata icyemezo umugabo uhamye uri mu ngamba uharana iterambere ryawe, kuko buriya ikintu ki breaking umwana wawe cyo kizagira ingaruka imyaka 40 ingahira imbere. Yego that's it. Nibyo ngibyo rero musharinge kino kiganiro mugisangize n'abandi, mubwire n'abandi ko hano mu gitondo buri munsi kuva saa 2 arano babahiye tuba turi kuganira amakuru menshi cyane, tunatebya tunashyiramo n'amakuru wabagezweho, so namwe mujye mutwandikira kuri nimero muba muri kubona aho ngaho, muduhe amakuru y'aho ngaho mutuye, uko biba bimeze, ku byavuzwe, ku byo mwabonye, muduhe ka nyine akantu kahidonido mu gake gake. Ndabashimiye cyane, of course kasi episode that's my name Kabu.